mama wamboye umukobwa agiye mu kazi umukobwa ni ukujya mu kazi nigize nk'umwana mu bakire uvuye mu bipangu uparitse imodoka erega mama narabikubwiye imana ntahaye itazatugeza ubu uyu ni umukobwa wawe banza umurebe Njyewe tubanza tuvugane. Amahoro kubona ubundi wambwiye yuko Sharoma azagenda ryari. nakubwiye ko ari azamara igihe gito agahita agenda. Wambwiye icyumweru kimwe none hagiye gushira 2. Ko atagenda bimeze bite? Se mama ko nta kintu Sharoma kubangamiyeho koko ko Sharoma atirirwa hano ko Sharoma bagiye gushaka akazi. None se ubwo yaba atambangamiye nkaba mbikubaza. Je warambangamiye we. Nshaka ko agenda mvire mu rugo. None se azaba hano? Nisi ubwo icyo twari turi kumufasha kiraba kirangiye koko mama. Turi kumufasha iki? Turi kumufasha ngo abone akazi gafatika akajyemo. Harya nta handi hantu ashobora kuba hatari hano. Ndise nta wundi muntu azuretse ngewe. Simushaka rero ushaka aho umushyira. Mama Sharoma sinzi impamvu mwanga. Sharoma ntarya hano aba yagiye icyo akora nukuza aryama gusa kandi nabwo kubuka yagiye mama. Turi kuburana Ive. Gende kuburana nawe. Ntabwo turi kuburana. Ndavuze ngo ntabwo mushaka hano. Kuki atagenda ubundi? Hano niho hano honyine ho kuba hari. Ni ikihe kibazo mufite? Kuki mushaka kunsaza? Wowe ubwe wari wambwiye ngo ihangane mama hashira icyumweru. Icyumweru kirashira yewe nanarenzaho pe. Hagize ibyumweru 2. Mushaka kungerageza mushaka iki? Ni iki? Ikindi kandi buretse. Ivy. Wari wambona na rimwe narakaye. Oya. Nari nakubwira nabi. Oya. Ntituzapfa umuhungu. Sibyo? Nzaramuka. Ivy. Menye ko hari ikintu kiri hagati yawe nawe. Urambona narakaye. Kuva nakubyara sindakubwira nabi, sindakubabaza, sindakora ikintu kimwe kikubihira mu buzima. Uzatume ngikora. Sibyo? Uzatume ngikora. Cyangwa se ngo tumere nk'ababana bahangana n'ababyeyi. Ntituzahangane. Urumva? Ewana njya ku kazi nkuko wari wabimbwiye byose. Mbwira wa mukobwa ko umuntu yari yabwiye iby'akazi bidashoboka. Ikindi ndamubwira najya ajya gutanga akazi cyangwa abona hari umuntu ukenewe ajya binyuzaho. Ari njye ubyikurikiranira. Byo ni sawa cyane. Yego. Sawa cyane. Ariko rero Ugereka nizere ko bitazagaruka. Ariko rero nkafite ikibazo kimwe. Iki kibazo se. Kubera iki muri raporo zanyu? Cyangwa baroze ko nabikurikirana ko ndabireba. Kubera iki nyine Ivy mbona ari buri gukora cyane. Kuko buramba ndeba bukoze wese mbandeba imibare. Uko mbanyire imibare y'abantu yabayakire cyabane gukora. Ababasha gukorana ku munsi. Kuki Ivy ari ameze nk'ari gukora wenyine wayi. Kuri icyo rero ndagira ngo nkumara amatsiko. Umuntu witwa Ivy nanjye burabyaranangaje. Mu kazi ni umuntu udasanzwe. Ngiye sinzi n'impamvu abantu bamwimaga akazi. Ura mukobwa nagasanzwe. Mu kazi nta muntu wamudomina. Niyita ngo maze igihe mu kazi araza agaperforminga neza kukurusha. Abantu bose niwe basigaye baza babaririza. Abantu bose ku kazi basigaye baza bavuga ati Ivy yabaye Ivy. Mu minsi ngaha amaze ni umukozi uteye ubwoba buriya boss. Uyu mukobwa ni umukozi udasanzwe. Ni imari ishyushye. Ntugire ngo ni ikindi, ntugire ngo abakozi ntibari gukora rwose barimo baranakora neza nkuko barasanzwe bakora. Ariko abagomba kubarusha uko byamera kose. Ariko rero
nyine hari igihe umuntu aza akazira igihe pe uzi ko uyu mukobwa nyine ese habwa abantu bamwimaga akazi barakoze kukamwima kuko iyo bakamuha nawe nari kuzahurira nawe yabaye amahirwe kuri wowe ishano amahirwe kuri njyewe uzi ko umukobwa kuba namubura cyangwa nibashye ngo muri kampani ari igihombo gikomeye kuruta uko nigeze kubura na swara ako bosi nawe rwose ntabwo ujya uva ku bintu na swara uracyamutekereza n'ubu numvaga byararangiye oya swara nyine urabizi nyine bicamo kurumva bari amateka buriya ikintu cyose kiba kubw'impamvu gusa nyine swara nyine abantu bose baza baca mu buzima bwawe navuga ko wa muntu w'agaciro yaje mu buzima bwawe ubasha kumwubaha cyane kubera ko ubasha kubona agaciro ke niyo mpamvu nyine bamugeranyije nabo ngabo bose cyane swara karacyarimo bosi oya bosi wewe wanambwira nabirenze rega umutima wanjye wose urabizi ibintu swara yankoreye ntabwo swara aba yaravuye mu buzima bwanjye pe njye nayo itumajije kugira mu gihe cyane n'urukundo ku rwego nyine nta kintu na kimwe gishobora kuduhagarika. Ese mama mbabarira mbwira Sharon umwangira iki ni iki yagukoze? Nigeze nkubwira ko mwanga? None se kuki akubangamiye cyane bigeze aho ngaho? Sharon ko nta kintu yica nta nicyo akiza muri uru rugo. Uretse kuza aryama nabwo aca hariya nitumubona agenda aryama byuka agenda. Aryama ye nyine ari gushakisha nk'abandi bose. None si inzu nayubakiye Sharon. Iriya nzu y'inyuma abamo narayimwubakiye. Ese mama muri ntiyari maze nk'imyaka ingahe n'undi nta mukiriya wawe wigeze ubona wo kuyijyamo. Noneho rero ndashaka kumushaka. Yego. Kandi arahari yanabonetse. Ushakisha uburyo umubwira amvire mu rugo. Sinjya numva impamvu rwose utamwiyumvamo. Ikindi kandi urashaka ko mwiyumvamo ngo bigende bitubundi. Mama nanamusabiye akazana dukora wabona ejo n'ejo ndi bamuhamagaye. Rekaye. Uri mama wese ni wowe mucunguzi wabonetse ni wowe ubundi wowe na Sharon bimeze gute? Ngaho barakwirukanye uramukurubanya urazanye. Birarangiye uti ngeze mu kazi ngiye no kumushakira uramushakira akazi waramubyaye. Uriya n'umwana wawe. Nuko nyine yize nawe akabonye yagakora nese si ugufashanya nyine. Wowe urunguka iki? Icyo nyine nawe ubona akazi nawe yiteza imbere. Avi twumvikana ikintu kimwe. Aho ntuzana imikino nago ndi gukina nawe ntuzana imikino umbabarire ntuzatume kamere yanjye izamuka ndakwinginze. Ibyo bintu byawe na Sharon sinzi ngo byakazi ngo nibiki simbishaka twumvikane. Sinshaka kurukuru yawe ntabwo nshaka kubona ayivaciye aha ngo Sharon aciya. Ibyo bintu simbishaka ubyumve neza. Ako mama wirengagije ko Sharon nanjye yamfashije. None se nimbara gufashije. Ngise kuki nanjye ntamufasha. Bikaye. Ko nanjye nejo nshaka gukira n'ubundi ufashe nanjye akamfasha. Buriya rero kahubwira. Nta muntu wigeze yitura undi neza yamugiriye. Ntago bibaho. Ineza wagiriye umuntu uyiturwa n'undi. Wowe iyo ugiye kuyishyura biba bimeze nk'ikiguzi. Urumva? Ntago ibyo bintu bishaka umubwire ashaka ahantu ajya amvire mu rugo. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kururu yawe nawe uyihagarike nimba utanshaka ka munani. Mama cyereka ngende mu kazi turavugana ni nawe. Nta kindi kintu ushaka kurenzaho nyuma y'ibi. Nta ndi uko nshobora gutekereza. Gusa bose nyine mbatekereza mu rwego rwo kuba nabona ko bataraba agaciro nyine nkabagenya na Ivan ngasanga Ivan nahuriye nabo. Kubyumva. Ako boss. Kuri Ivan ho nge uzagumya ungurira udufanta nituzigera dushiramo. Jewe nzajya nitsamura ngubwira ati boss wanjye rwose nemera cyane. Akabyeri hari akangurira. Ayo urize kuko yemerewe ariko. Hariya rwose irani umva. Jewe nareka nkubwire boss. Uriya niwe wawe niwe Imana yakuremeye baravuga ngo Imana guranga ngigeno rya ngaba ari irya kuri Ivan hara nago wakubise swata. Urumva? Rwose uriya niwe wawe ni gutya ngewe gutya.
ni gute usibye ko n'umukobwa wose namajije guhura nabo uriya mukobwa umuntu numva duhuje nyine hari ukuntu uhura n'abantu mukaba nyine mumva mubirimo ariko by'umuhango biraho ariko hari umuntu muhura by'ikinye n'amarangamutima cyangwa se n'urukundo ukumva ni igice kimwe mu bigize mu bice bigize ubuzima bwawe urumva se njye Ivy yamaje gufata umwanya munini unakomeye umutima wanjye ku rwego mba numva ndamutse mubuze ntabasha no kubyakira sinjya natekereza n'izo nzozi bose uri mu rukundo uri mu rukundo cyane nakumvije ariko ni sawa cyane hariya rwose ndabizi ko n'ibira bintu n'Imana yabihaye umugisha bizagenda neza ibintu bijye ku murongo neza ko ngende kubona ari kwitwara neza nta kindi kibazo turamubonaho kuva twamumenya harani sawa cyane ariko buramfite kandi kabazo nanjye buriya rero nubwo nihagazeho cye buriya rero ndeba buriya neza nubwo wambwiye ngo ndebe ukuntu mbigenza ariko ineza burara wana none aba yasaze wana kumucika none biri kumbaniba neza wazamugize umugore wawe ako bosi nawe kwicira mu nzu bosi na ineza yazandira mu nzu n'ukuri kw'Imana mba mbona yanagufata unarebye nawe yanagushyiramo n'imigere n'ingumi ariko si birakubwira cyabikurikiza kinde cyabikora neza nizere ko udapfa kurya ibintu uriya mukobwa guhaye ujya urira ku kazi nabizi ko nashyizeho gahunda yo kugira ngo murye kandi murye neza haranashyizemo kwitonda cyane sizemo kwitonda ni ukumubwira nyine agakora ibintu nk'ibisanzwe wenda ntago zagaraze zijya ziburamo nyine urabizi ariko nyine ngerageza kubikurikirana neza ikintu nshaka ni iki ngiki umbabarire ukomeze umbere ahantu ari ndabizi neza ko n'agashahara nyine tuzabikora bizi sumva ubundi boss ubundi niwe wanje ubundi wowe ngiye nanjye nungireho ikibazo boss ibintu ngiye kugenda mbikurikirane neza ngiye ntago nzagutenguha uhambere kabisa ubundi boss urakoze cyane rwose iki gicuko aya masaha nagukumbuye shira uzajya umuresha amakosa aya masaha mama wawe sari ari mu nzu ntabwo ari kutwumva ni nagukumbuye nyine mfite gusinzira byanze biranshimishije pe n'amashyi nzi kuki unakomanga nk'umuntu waryamye wapfuye utajya wumva ushobora mba niriwe niruka imisozi yose pe none se ko nta butotsi mfite ushaka iki ndashaka ko tubyina 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 nta muziki uhari ubuzima iba se wanyweye iki wanyweye inzoga cyane mbese turabyina nta muziki uhari gute se ndi kuririmba uraririmba tubyine ese ko ibitotsi nabibuze turakora iki tubyina ndakwigisha ntabwo uzi kubyina yes mwereka agapapa okay wowe ntabwo uzi kubyina sure kamwereka akantu wowe yoroshye wabonye gutya ndeba hano wabonye basubira gutya ukaza tuza gutya twumvishe okay tugasubiramo sure agufashe umutwe ego agufashe umutwe ntabwo nibuka nyobora okay okay njye sinzi ariko rero ntabwo nisanzuye pe ibaze mama dufata
njye nta kandi nzi ntabwo azi kumva nisanzuye yasinziriye nabuze ibitotsi ugeze umupira wambare I'm fine bebe ariko harakonje reka ubyumva uvuge gake twumva harakonje sheri ufite igishwi kinini gahoro ntabwo navugira munsi yawe uzenguganiriye urata wishimye kandi mama vi kumara utameze neza ubaye iki shameze ku gihe cyose nzajya nsanga uri busa nk'uri mu gahinda noneho ninde wapfuye neza umuntu ubayeho nkanjye ubundi yabuzwa n'ikigora mu gahinda kaga harya ngo karongora indushye inshuti yanjye wajya ureka guhorana agahinda koko ni nk'aka none se ubundi iyo ukagize hari icyo ukemura nguze naba nshimishwa n'icyo ubundi hari ikintu cyo kwishima cyo kunshimisha gihari iyi si rero ntabwo ibereyeho kugushimisha ahubwo ubereyeho wowe kwishimisha ubwawe kugira ngo ubeho ubyuke uri muzima n'abakubonye babona uri muzima nuko ubwawe uba wabanje kwishakiramo amahoro mu mutima wawe bizaza ariko n'ukuri sinkunda kubona wababaye pe simbikunda mana we ibintu buri kunkora ni ibiki no ku cyumweru dore nk'ubu nagiye gusenga ndavuga ati reka nze ndebe umuvandimwe kuko nari maze iminsi ntakubona ndaha nta handi yego none se iyo ntaje kukureba we ntuza kundebara ibaze ko ngeze mu nzira ndavuga ati ariko kugira ngo ngere mu rugo reka mbanze njye kureba mama mubaze uko ameze mfite ubwoba ko waba warasubiwe na bwa burwayi ndaho gusa ndaho meze neza iyo utameze neza bizashira ihangane ni ku isi tugomba nyine ntako twabigenza ariko nyine jya ugerageza kwikomeza ariko ubundi umuntu ufite umukobwa w'inkumi isi ubundi ayiva ari he ndumva ashaka kumusuhuza rwose ayiva arahari ariko agiye ku muhanda ntiyanabonye akazi usibye ko atakirirwa asigaye yarabonye akazi wawu agakibaha ayiva yabonye akazi cyane rwose ni agakibaha nyagasari imana nyagasari ndishimye ayivi yabonye akazi none warangize nkagusangana aya marira ko abantu bazanezerwa n'iki ngize ukuri umwana niba yarabonye akazi Yesu we ariko ubyumve ndishimye ese dome aka kazi uzi ngo birahagije ngo nago bihagije ese urashaka ko akugurira indege aka kanya nawe ejo bundi ntuza gisagara yaje gisagara nyibwirira arantuka ambwira ibintu byinshi gisagara awa sorry nyine umbabarire sinjya nkunda uriya mugabo pe uriya mugabo simukunda sinzi impamvu wagira ngo yewe uzi ko ubu ngubu kuba nkihumeka gutya ubuzima bwinshi mukesha gisagara mwebwe muba mwanga ngenzi ikintu amariye ngenzi agaciro ke kuri ngewe no ku mwana wanjye ngusubize ijambo ry'Imana ravuga ngo abiringiye abana b'abantu bazabakoza isoni ariko uwiringiye Uwiteka ntago azamwara ngo urinde wo kumbwira ngo kugisagara ngo mbuki wari wabona Imana n'amaso yawe genda yizi sindayibona ariko nyibonera mu bikorwa uyibonera mu bantu mu bikorwa mu bantu ahantu nyibonera muri gisagara ego ye urumva nuko kagira inkuru ikintu kimbabaza ni kimwe ejo bundi yaraje hano ngasanga ivi ari kumwe na
nayangirwa muhungu ngo ni Sharom ngo sinzi ukuntu yavuganye na Ivi ngo Ivi aramuga ngo singukunda ngo singushaka Gisagara arababara umbaye kure sante Yesu ndagushimiye mana ngo iki subiramo ako kantu ndavuze ngo subiriramo ako kantu ayivarihe ngo muhobere ubundi uri inshuti yawe oya buretse ayivarihe ngo muhobere muhe bizo muhe imisayi itabarika byo ni ibiki ngo yagize ate yaramunukiye Gisagara ndamwanga wa mubyeyi we uzi ikintu umwangira waba ukizi yirirwa muteretesha amafaranga ngo za kenkayori ngo zibiki nyine kare kaduka nawe wagushukisha ugenda ugafatamwe umuceri n'udushyimbo ukaza ugateka ukumva ko ibintu byose ari amena ese urashaka kugurisha umwana wawe ku musaza ungana kuriya umugabo ungana kuriya noneho ikintu kinshimishije ngo yaramuntukiye sha nanjye nzamugufasha nzamufasha uretse nkubaze Gisagara mamugira ngo aze avuge ko nta mafaranga afite kandi ayafite mamugira ngo ahishe iduka ko ntaryo afite kandi arifite kuki mwanga umuntu kubera yuko afite amafaranga n'ubukene niki rero reka nkubwire nukuri ubundi sinegeze nkundana n'umuntu winjije umeze nkawe oya umbabare kukubwira gutyo ntago nkubahutse mama Ivi ariko uri gusuzuguza umwana wawe ariko ujye ureba ukuntu wabyaye umwana mwiza none sinjije ibyara abana beza nyine umbabarire ibaze kuba mbikubwiye mvuye no gusenga no umujinya ubunteye impamvu ntera umujinya kubera ko uriya mwana naramwikaniriye nuwanjye ndabizi kimwe nuko nawe sinanakurusha ubuzari ku mwana wawe silivopre none kankubwira ikintu kimwe kandi wicara ukiza ngewe icyambere cyo mba mbona ibi bintu bizadushwanisha kuko Ivi n'umwana wanjye kandi sinazigera na rimwe noneho mbikubwire nanabyeruye sinzigera na rimwe nuza Ivi atarabana na Gisagara never ntago bishoboka ntibishoboka unicara ubizi wabishyigikira tuzagendana nutabishyigikira uriya mwana ntawe nabyaye ariko ugenge uzakora ikiza uriya naramwikaniriye urumva nimba rero kugeza ubu ngubu udashaka kunyumva ngo tugendere ku murongo umwe ndumva nta n'ikintu uri kumara hano waba wigendeye ukandeka njyenyine ngewe nkagumana ubwo bujiji bwanjye nk'uko wabimbwiye Zamu ya karame ngwino tuvugane urutsinga rwacomotse mushobora kuzakora mu rukaba bakubita n'urujabigeza kugira ngo ndebe inkora icyo bita pikisingi ariko nabikoze nashyizeho udushaki nka tubiri akuse bicomoka bite kari bo bangawe sinshobora kubona inkuba muramutse hakubise ikintu bintu inkuba nyinshi kandi imvura ni njye bintu barabinde nabitegereje ngavuga ati ko bigiye nose nabundi turaho tumeze neza urumamagaye amakuru yawe sawa ndashima Imana nta kibazo kazi kose hangaya mu rugo ibintu bimeze biti erega ngomba nkufata nk'umugabo mba nagusize hangaya we ibintu ni sawa aho ni sawa dukumashye ko nshoboye kugira ngo akazi kanjye kagende neza kandi kugira ngo basi mukomeze mubone ko ndi umwizerwa ahubwo wenda impamvu basi mubaze nta kibazo dusanzure mubaze basi mukuru azagaruka ryari tumukumbuye icyo kibazo cyawe nicyo kibazo cyawe ugira umunwa ko kimenye ko uri umuntu w'umugabo umunwa wawe bemeze bite nkubagize umuntu kumva uri murambaza ngo boss mukuru boss hanga mu rugo ninde ninde muri uru rugo boss wawe ninde ni wowe
none se ubu ibyo uri kumbaza ngo boss mukuru witonda kandi narakubwiye mu bintu byose ujye uvuga ujye witonda. Ega impamvu wenda nari mbivuze nuko njya mbona ariko nuko njya mbona ineza gutesha umutwe nkabona ni ibintu nyine kubona ni ibintu bikomeye cyane nkavuga nti buriya bwi boss akaza nimba wenda ariko kuko cyagiye yagiye vuga ati wenda leta garuka nashize iminsi yashize amasaha yashize ibyumweru yashize amezi impamvu navuze ati wenda mama akaza akareba akagaruka se ineza aranesha umutwe ni wawe utesheje. Boss saraza amaze iminsi adahari ni umugore wawe. None ufite ikibazo cyo kuba adazi ataranga ntaguhembwa ndabona ntagurya sibyo kurya none ikibazo ni iki? ntacyo rega boss ako wakomeza kwambwira uruciye kuvuga uragira ngo boss aza gutamike? rega niko mbona nasongo njye mbarega musohokana mukavugana na boss muri kumwara mugasoka igipangu mukajya kuganira impamvu tuvuga ati buriya umunsi yababonye mwati nabwumva ngomba kubitekereza buriya nubwo mba ndanira byinshi cyane mba ndi kureba nkavuga ati nzazambicisha mu mayange mubaze kuko mba mbona nawe ibintu birimo ntabwo bikorohesha. Umva rero nkubwire ikintu musabye ni kimwe, ibintu byawe by'amagambo menshi bishyire ku ruhande ntabwo bikenewe. Uri kunyumva? We nkutegetse ikintu kimwe gusa ni ugucunga urugo, ikindi ugacunga n'umukobwa y'ineza. Ikindi ibintu by'amagambo bya boss mu rugo ni njyewe. Tuzagira undi muntu numva uvuga ngo boss ngo ubabwira ngo boss ngo uba hano wundi. Tuza ibintu by'amagambo bishyira hasi, ucunga urugo, ukora akazi kawe neza, uba wariye uba wanyweye, amafaranga yawe wayabonye. Ikibazo cyawe ntabe. We barambwiye ngo msigaje amezi 3 kugira ngo ni inyama yavuye hano muri ni inyama ngo bita nimba à droite nimba ari avec gusa bizatungana ari wari kumbwira ngo byo kugira kuziba umuntu. Wowe ucunga urugo utuze ibintu byo kuvuga ibintu bitari ngombwa byihorera sibyo? Ikintu ucungiriye umukobwa y'ineza. Yego. Turabyumvikanaho. Ikindi bya boss nugira ikibazo niba namukumbuye nzamugoma muvugishe kuri telefone akibintu byo kumubariza ubivemo. Turumvikana? Turumvikana. Sura mu kazi kawe. No na cyatano ufite ngo nje kugura imineke ko ndwa conspiration bamwe imineke baza kumfasha kwituma fresh. Ako mana yanjye ndakiguha. Emaye. Uri ndo wagasanga wowe. mama nakwitabye nari ndi gutunganya utuntu two mu kazi kugira ngo nzagende iyi weekend irangire ibyo mu kazi byose nabitunganyije neza. nshaka ko tuganira imyaka ufite ukuntu ungana hari ibintu byinshi ntakubwiye kandi byaba byiza mbikubwiye nawe umaze kuba mukuru sibyo? umaze kumenya icyiza n'ikibi, umaze kumenya icyakubera cyiza n'icyakubera ikibazo. Yego. undi hari ibintu ujya wikora nkabona ubingeyeho kera kandi nkumva ntashaka yuko uba ngewe. Gute? Ngewe nkura nari umukobwa mwiza, nimba ureba uko umeze igihagararo cyawe wenda ntitwareshyaga ariko nanjye nari nteye neza, nari mwiza, nari mfite abagabo benshi bankunda, nakundwaga n'abakire, nakundwaga n'abantu bifashije, ntabwo nigeze nkundwa n'abantu basuzuguritse bari aho. Nkura na papa wawe rero twahuriye ahantu mu bukwe,
ambwira ko yankunze nanjye ndamukunda nisanga namukunze sinigeze nita ngo hari abantu benshi bankunda bafite ibintu sinigeze nita ngo iki njyewe numvaga ikintu kiza imbere ari urukundo nakunze uwo muntu twarabanye dukundana mu bukene numva nishimye ariko yahozaga ijambo mu kanwa akambwira ngo bizagenda neza nanjye nkabyizera wumva ko uyu munsi turakennye ariko ejo tuzakira tuzabona ubuzima tuzaba abantu natwe tumere neza ariko ntabwo ariko byangendekeye reba nawe ahantu turi Ivy hari igihe ngenda mu muhanda nkahura n'abahungu nabenze bakanseka Ivy mama wibira naje gusanga urukundo rwonyine nta kintu rumaze wenda njye mbikubwira narakaye njye mbikubwira mvuga nabi cyangwa wenda mvugira hejuru ntubashe kunyumva ariko ndagukunda ntabwo mba nifuza yuko ibintu byambayeho nawe byakubaho ntabwo nifuza na rimwe ko usaza nk'uko nshaje sibyo mfata umwanzuro wo kukubyara uri umwe nuko nari maze kubona ko nibeshye nari maze kubona ko inzira naciye atariyo nabibonye neza aho papa wawe amaze gupfa mbona ko amahitamo nagize atari meza nta na rimwe nigeze nshaka kubaho gutya ariko kubera kuyoborwa n'urukundo byarangiye mbayeho uku nguku ndwara simbona uko nifuza ndarwara nkabura imiti ibi byose ni ingaruka zo kwizera urukundo gusa rudafite amafaranga rudafite ubuzima naje kugira experience y'uko ntabwo urukundo rwonyine ruhagije Ivy akeneye n'amafaranga kugira ngo afashe ubuzima ndi gukora ikintu cyose gishoboka ngo nzagukure muri ubu buzima kandi narabigusezeranyije nzagukuramo mama ndashaje ku buryo nshobora no kumara igihe gito ariko nakabaye narabihisemo mbere mama wivuga gutyo pe niyo mpamvu mpora ngusaba nkwinginga rimwe na rimwe wenda mbivugana uburakari kugira ngo mishire ibyo nakoze bibi njye mbarumva nifuza kubabana na Gisagara Ivy umuntu ukwereka ko afite ibintu basi kuko naje gusanga hari umunsi papa wigeze kumbabaza numva ndamwanze ariko nza gusanga kubana n'umuntu iyo mumaranye igihe uramukunda uko byagenda kose ntabwo bisaba ngo umubone umukunde iyo ubanye n'umuntu uramukunda cyane cyane abagore turemanywe impuhwe iyo urebye usanga abagore tugira impuhwe abagore duteye ukwacu tugira imitima yoroshye igihe cyose umugabo mubana mu nzu uramukunda uko byagenda kose Ivy mbabarira urebe kure sibyo reba kure uyoborwa n'amarangamutima uyoborwa n'ubukumu ufite uyoborwa n'ukuri mwiza ngo bigutware ngo baragukunda gusa ita no ku buzima bw'ejo hazaza akiyegeza ibisabo wirira wihogora
kibazo mama ubura nsanga ubuzima bwose utabaye kandi wiriza mama ndagukunda ntabwo nshaka kubabara sinshaka gusaza nabi ntabwo nshaka gusaza wicuza